Mose wega wakwakira uko gwarangiye nasikawe nako ugakore neza nkuko Imana yakaguhamagariye kugakora. Imana igumugisha. Turanga sabiga batuje imbere mu ndirimbo kandi mwigire hino tunezererwe Imana ya Isiraheli. Naye turangaga nuko biza kugenda biraza kugenda kutunganyiriza piyano neza n'Imana. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa. Hakuna woga na shaka humo, hayatakuwa manungu na kaumo. Umutunganiza wimenyereye mwegere mbe Afrika. Yesu ni furaha Pendo kweli anaweza kusimika kila mwenye udhaifu, anatupa ujasiri, furaha na faraja. Hata nikionja Yesu ni mchunga, Yesu ni mchunga wangu. Hata nikionja kufa, Yesu ni mchunga wangu. Nimefungwa na Mwokozi, nimefungwa kifungo cha upendo. Atakufa unipenda naye mimi wake siku zote. Ninataka kumute kwa neema nimepona. Nisitumikie dhambi, kwa neema nimepona. Nisitumikie dhambi, mikono ya upendo nimekumbatiwa naye. Sitaweza
Safari yangu
haleluya nibyo bikuru nibyo byatuzanye nubwo tutawuzira tukajya kumva ijambo ry'Imana cyane ariko reka mbabwire kano kantu kumurahari twipange neza muri kabagarira neza kagarati ikunda akajagari n'abazabona twataramiye Imana tubona ko twataramiye mu kajagari tugendeze tuyerekeho tugenda gutya twese nitugaruka tugaruke gutya twese nitumanuka tumanuke twese ufashe pendo iyo wose nafata irindi unishoboye nafata irindi ushoboye pendo arifata mwipange neza nituba twebwe gutya tuzore twebwe gutya amatuka ijambo ry'Imana mama yukora akabaza mama yukora akabisa twebwe kandi ukawukiza twebwe gutya tebura zamura kamarira imbaraga zacu Mana kandi amahoro yacu muri isoko y'umugisha kandi ari isoko y'amahoro muri nyir'ijuru kandi muri nyir'ibihe niwe mugenga w'ibihe waruzi kuko zitariki tuba tutamenyekana turi kumwe n'umukozi w'Imana tuzi kure cyane kugira ngo tubashe gusangira ubutumwa bwiza iby'ijuru bitegura kuri uyu munsi w'Imana ihuriro ryacu ntiritubere uruhombo ahubwo ritubere ikamba abasaza n'abakecuru bateranye baraha abagabo n'abagore nabo baraha muri kino kibanza abahungu n'abakobwa nabo bahuye baje nta kindi kituzanye Imana twaje kuramya wewe aruramwa databuja ibitavuga Imana byose tubitishije bugufi ndabizi kuko unyuka akajagari Satani agenda ateza mu bantu ni byinshi ariko turayikambiye mu izina rya Yesu Kristo hagaragara ubwiza bwawe umukozi wawe umusiga amavuta urashamana kumukoresha nk'ibikoresho cyawe witoranirije ahasigaye imitima yose narekera muri kino kibanza ibasha kumva ihumure rikomoka mu kiganza cy'Imana umuntu n'imbabazi ya Yesu Kristo